azowicara. mbere na mbere suri ku byabaye. Ndabizi ikiri gutera umujinya nuko wadufashe kabamo kukubwira nabi. Kurabizi niyo ntabwo wasanga umuntu w'umugabo ari mu gikorwa gusumutesha biriya bintu bifata nk'agasuzuguro niyo naba ngukunda bingana gute. Ikindi kandi nta nubwo ndi kumva ukuntu mutari kubasha kubana nyine mwihanganira. Byaravugira ko ikibazo afite. Twabana gatambogera none nzabwirwa n'iki kiryo kosa zitazongera. Ntabwo ibyo rwose byava mu wenge ndashaka kwitamo. Biroroshye kandi hano umwanya bifusaba guhitamo hagati yanjye nawe ni ibintu byoroshye. Twicaye hano twese muratureba hitamo kabisa. Njye ntabwo nasangira inyanya n'inyoni kabisa, ntabwo nabivamo rwose. Muvuze wabyumvishe njye ntabwo mfite umwanya wo gusubiramo. Njye nyuma y'ibintu byose umaze kunkora ahubwo ari njyewe ushaka kurengera cyane. Ndengera sindengera he? Cyane ko mwese muri no kumvuna mu mutwe ubundi sinakabaye ndiringana. Anyway, ngo nuko Chongera mu Kinyarwanda ngo wisiga imbwa cyane ikagusiga imbaraga. Ndimo ndazisiga cyane rwose pe, imbaraga sazaje. Kano kanya nayo nibita amafite. Mbabarire. Nagakwiriye kubera umugabo mwiza. Muri kano kanya nayo nibita amafite. Nagakwiriye kubera umugabo mwiza wifuza. Ariko ntabwo bishoboka. Rero reka mitemo. Wambabariye kuko uzundajya he Yambo? Urabizi mama wanjye arwaye kwa muganga, nta handi hantu ufite ntaki. Basi ntabwo bizongera. Sukunwa. Ariko iyo bigeze kuba nafata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, fata icyemezo ndakuka. So wihangane rero, ibi mbikoze kubera ko ngukunda. Ndagukunda ku buryo nta kintu na kimwe cyanandukanya nawe. Iki? Igiye kubaca umugani mu Kinyarwanda ngo amafuti y'ubugabo n'ubwo buryo bwe. Ngira amafuti pe. Yewe ndanagusuzuguza pe. Ariko kuri finale ya nyuma na nyuma niyo ngomba kugaragara nk'umugabo wawe. Nikisohoka. Kuki? Kuki? Sohoka. Nizere ko utazicuza ibi bintu. Nizere ko utazantera iseseme. Njizera ariko. Sohoka. Oya ni imbwa akazi yawe itagira n'ubwenge. Mwese ni kimwe. Nagashanga. Reka nkubwire. Mubyo ukina nabyo ukumva Nica. mubyo ukina nabyo. Oya ndakubwiye ngo nyica ariko nyica. Urame ngo tola ndaya. Berese mwana haramu wa mukondo wa fenene. Mva nkubwire sibyo sibindi umuze. Vuga sumwere. Uretse. Yaba wowe yawe n'umugore wawe. Nizere ko ibyo ukoze. Soka. Nizere ko ibyo ukoze. We mwana haramu kula fenene umbafu we. Berese we. Wa jini we. Waka. Wa muyenzi. Wa rubingo.
handi rero buno bufu bw'amasakara uriva tugasuzugura umugore wanjye wowe ntabwo kuba narakubakiye wowe byatuma usuzugura umugore wanjye wowe anaramu kana nkanda akajuwana kurota cyangwa biri kuba nk'ibyanyabyo God. Bumsema. Wake up. Eso. Ngibi ndakaje buriya wambare ngagakurikirana ngakubita n'ikiza amatama kakabyimba tuza tubiri ikibero gipompa suyowe bigenze bitewe n'aho karuka cyangwa undi ko wagira ese muri iki Nashaka tubivugera muri iriya nzu kuko na bagenzi banjye banyumva cyane abamama bakanyumva mbwira mama makuru iki karamu neza nyambo agira babo kandi amakuru bavuye ku buryo ryo nyine muga sisi ubibona urishimye ya nyine njye n'umugabo wanjye byagenze neza cyane. Oh my god, sinzi nari nkumbuye umugabo wanjye. Ushobora kuba ukoreye neza kuko akanyamuneza ufite ndabona ko adasanzwe. Ashobora kuba yarafashe igitabo akakibumbura akagisoma neza pe. Akomuga ahubwo iragira ngo yabumbuye igitabo aragisoma byonyine birangira kwa kundi umuntu agusomera inkuru bigatinda akaza no kongera kwisubiramo kugira ngo ikibazo ryumve neza. Muri make ntagusomerera inkuru noneho mbaza ngo ajya kunsomerera inkuru bwa kabiri byaba bimaze kugenda gute. Yansomeye igitabo bwa mbere nyine kirarangira yanshege birashe ndavuga ati noneho ndapfuye baranyishe arikarakasa nzi ko umugabo agiye kumbwira ati sohoka hano n'ibiki ntundi gukubira ndumva utari kuyumva ati cyangwa inkuru nakubwiraga yarangiye sohoka hano nkomereze uyu nguyu inkuru. Mbaza ngo yenze gute byageze gute. Umugabo yarandwanira igihe ahubwo abwira umugore abwira nyine yashorekera umushiha mwinshi umva sohoka ntukajya undogoya aramushura bararwana yajya kunkoraho umugabo ati ndagukubita wowe ndavuga ati ntago abangaba bari babondetse umukobwa arasohoka ati sha muzabona n'ibiki
mbaza ngo byakukihetse mwese kagiye kumbwira nawe yesi nsomera igitabo bwa kabiri. Morgan, rero sinzi nimba wabimenye ya kamyo yacu yagize ikibazo, fisi ngo yayigongesheje, ngo yaragiye niba ari kugwa mu ntuza mu manga, sinzi ukuntu yabinsobanuriye. Urumva abarakwibye nyine ngo arwahita mu mukingo. Yamubaze se nta kibazo mwagize, imodoka ntabwo yangiritse cyane, arambwira ngo ni mu Rubavu, ikindi ngo hari ipine yaturitse. Umva rero ngewe ikibazo aragize, yego ni byiza Imana yakinze akaboko, nta wagize ikibazo ngo akomereke cyangwa se abe yakwitaba Imana. ntabwo yari yasinze se? Wabimenye wabwirwa n'iki? Ngo yarageze iyo ngiyo ngo za Rusatira. Urumva rero ndashaka vuba na bwangu unjyanire zino dosiye, kuko uriya muzigo urimo urabizi ko twagomba kurara tuwutanze. Ukoresha uko ushoboye kose, washaka indi modoka nubwo byakunda two twanakodesha n'ahandi, ko numvisha izindi ngo nazo ziri bisi. Numva ndashaka uriya muzigo uwuvanemo uwushyire mu yindi modoka, dutanga ibintu cy'abantu, ko bigomba kurara bitanzwe. Bari abazungu ntabwo nabakira. Abaganga rero twari tuvugira aho ngaho, tuvuga ibintu mu mazina. Ndumva warakabye uwo munsi urate. Sha byari byiza pe, nishimye kuko nyine umuntu mva. Oh my god, Tonya kubivuga ugatuma nshaka kongera gusomerwa icyo gitabo. Namba uragura. Ngura. Shyira hano. Ngakakarabo karuta ko nabonye, akakarabo karuta karatambuna bakashitse. Yona nka dogiteri yasohotse agasanga ubu ngubu ibi ngibi ni by'uguze, ariko ibyo nakubwiraga byari ukuri. Mva byari ukuri. Ubundi uriya ni wo munezero. Noneho mami we, Yesu nanjye kwita mami yanjye kugira reka nkubwire, wita wumva wishimye, ukumva umunezero, ukumva ukunze umugabo, ukumva nta kintu utamukorera, ukumva ubuzima bwiwe, ukumva nyine nta kintu kibi gihari kiri ku isi, ukumva genda gusomerwa ibitabo biraryoha. Umubabaro utari ufite ishingiro, ariko Imana ishimwe ubwo yarigenje neza, akanakurwana ishyaka Imana rw'ishoriti. Kuvuza bishimye mwana wawe. Ubundi wowe umuriro umuti cyane. Erega hari igihe abantu bahura nyine ari umugambi w'Imana. Shana ukuri twahuye ngira ari umugambi w'Imana. Ariko kuko ubona wishimye nyine biraryoshye. Uzi ko nabaye mwiza. Nisi nongera mbaka bebe. Ibintu byo Kuvuga ni uburyohe. ubu mu rugo ni uburyohe, na nyuma yaho ntabwo arongera kunshibura cyangwa se Nzi ukuntu wasinziriye agahinda. nari mbyibagiwe. Nyine urumva nyuma ese njya gutegurira umugabo ngo banze amere neza nanone, ariko none ryamye ndasinzira. Noneho iyo wishimye urota neza, usinzira neza, mana yo yanjye. Nyambabaza ko ndi kwica akazi. Ayo makuru nari nyakeneye, Imana iguha umugisha, ndakunezerewe. Hanyuma ako karabo takagera imbere ya dogiteri Ningagire. Oh my god. Hakundi ubu ngubu Nta kuntu nakunyara nkasomerwa igitabo rino joro ra? Ntabwo nabakira rwose. Izo ni impapuro z'inuza za siranse nyine, ubuhereke nyine. Yambwiye ngo na polisi yahageze ireba ibyo ari byo nyine, wowe uzitwaze tu ni za siranse ukawu bazikene. Ntabwo bakomeretse. Natandiwe we ngo ni muzima nyine. Izo mana twagize. Gusa nayo iby'imodoka tuzabikurikirana n'undi munsi. Igihe cyo nshaka please uriya muzigo w'abandi ubanza unaverifiye, murebe nimba nta cyangiritse kirimo, nimba ari ibyangiritse urebe ni bingahe, ubinyandikire ubinyohereze tujyo tumenye uko tubihandoninga. Okay, naho ba fisi ubabwire we nubageraho bame tuvuga ati
it's okay uriretse hari ibyihutirwa birimo ze ndajya nkurebera nta kibazo ya Ngena. So, sasa so ikibazo mwaye mu modoka. it's okay just go nta kibazo tware bitware nta Kaze kubona itwaro. oya nta kibazo Amaraso ya Yesu nazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu nazigera ashira imbaraga. Muwo yacunguye n'amamarimo gusa niyo mpamvu ubu bari guseka ngayo maraso ya Yesu niyazatuma mama kira nzanezerwa cyane pe umunsi mama azaba yakize nakize kandi ibyo yakoze n'ibihamya binyemeza yuko na mama azakira. Amaraso ya Yesu nazigera ashira imbaraga. Ng'amaraso ya Yesu nazigera ashira imbaraga. amaraso ya Yesu hashira imbaraga nibyo nkurikije uko nari meze nukomeza uko Imana ni nziza bakrimba ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza. ese wese ntabwo utarangira ngo hano habaye ibisenge pasiteri kazi pasita nyambona ushumba umugereye ku kisi Urabona atameze neza. ameze neza. Umunasi wabafashije se yabafashije umunasi wari uri hano yabafashije Sha nikeka wenda niba nuko ari we dukunda twishakira ariko rwose pe ntabwo ari neza nkawe. rero mbwiye mwiteho erega ntabwo yabikora nkawe muga wari ugunkunda se kuri kwimenyuza nyoza aha ko nyine mama wanjye ndi kubibona ko kirari koroherwa kiri guseka muri make nta mpamvu zo kudaseka nta mpamvu zo kudashima Imana. azajya ubasariye udasariye ahubwo se mugara akantu twashaka gusaba urabona mama kukomeza aryamye gutya yicaye gutya ok twari twabitekereje ariko niyo mpamvu tugiye kubigusaba nk'umuganga agombe niba nta kibazo twashakaga nk'uku nguku aba yabonye akabaraga turi guseka noneho kujya tumujyana wenda tukamusohora hano hanze akaba atemberamo imitsi y'amaguru igakora umugongo nyine akagenda arushaho kumera neza kurushaho gukomeza aryamye hano ntekereza ko n'agasiporo kaba gakenewe. ariko ibizamini twafashe na bene mpuzanini ameze neza ari koroherwa ndumva nawe uba wiyumva wese uriyumva uturumva wagerageza nagerageza nta kibazo nagerageza utangiye kuba najya numva
bwisererije mwabwira ko mbasha kuvuga oya nta kibazo nkicara cyangwa mukafata ariko ubwo birasaba ko nza kugufasha tukabafasha tanedeye nawe kuko ntabwo wabishobora nyine kumenya uko ubigenza uko yakora amashe kugira ngo babe batakambye. nta kibazo rwose ndabanza twerekere uburyo niba budahari yego uzajya umukoza ariko ubundi waziriye ikiganga kuko n'abagishobora waziriye ikiganga ikiganga ni cyiza ubusi nkabengeranye kuko ubona kubita imyaka neza n'abakecuru bakiri namwe mba mwarabitangiye kera mukabisaziramo ubu njye nabishobora ko impamvu ni uko mbona akaragozi ko kwa muganga uzi kukita kandi mba mbona uzi ubwenge rero turi kumwe ariko hari akandi kantu ntekereje uyu mwanzuro ushobora kuba ntabamufashe nihuse ahubwo reka mvugane na dogita icyo ari bungenda kurubwira. nta kibazo rwose urabanza kubaza dogiteri waye gitare so hari igihe umuntu yigira ahantu akigirira umugisha wo gukundwa n'abahasanze uyu muganga aradukunda na mwiza pe akomora amasiko ukabona habakamo twenge eregama uyu munasi yabaye nk'umunyamuryango aragukunda nanjye mfata nka murumuna we niyo mpamvu tuba tugomba guseka twishima cyane cyane iyo mubona rwose urimo neza nta kibazo aha none turi kuririmbira akaye karirimbana n'igitangaza ko nawe agakiza ku buntu n'igitangaza yewe yadahana hawe agakiza bizaza ndabona araruhuka bizaza ubundi naratambukaga nkumva mu mavi haratitira ariko ubu ngubu kuri iyi nshuro ndumva nta kibazo haraye ko icyuya kiba cyaje nakundi ni uko utari uherutse kutera nambara kwiyumva utese kumva ari ibitangaza kubona ari gutambuka ariko asha no gutambuka ariko mufasha gato no kugana telefone yawe nangaha haba hatenewe ifu akomoga nawe rero nawe ifoto yawe nta muganga akunda amafoto ubundi abandi baganga umva ikintu baba badiringa nacyo ni umurwayi nabi ariko we nyine byarinze kuba abe muganga dufashe nka famiye ku buryo nyine aba ari gushaka ko dufata nk'amafoto uriya azaba inyigisho y'abandi batitwara neza afoto ataba gakenewe de umuganga rwose wagiye umbabarira iyi ni ifoto y'urwibutso re turi kumwe se sibyo byaba byiza nanjye ndajyamo ngaho ngwino rero ujyemo reka ndaje Shanta
kandi Chantal nawe muzaza dupota Antari wawe uramuvana mu byo abakora by'isuku koko twegere neza yose tubona bwamugora nawe none wagenda uyicomekere ubwo byabitse amasura yacu ngaba byana ndebe ariko ako tuboneke yigenzeho gake turebe baguye nya tumuri hafi ki yo manishe mu mavi ndumva hagira gutya reka tugufate buriya ahantu hanzengereza mu mubiri wanjye ni mu mugongo no mu mavi mu mavi hari igihe mba numva habyina n'umugongo nkumva reka ta ndashimye Imana ikwiye gukora imirimo n'ibitangaza ko gusubiza mu kagare cyangwa uri oya nabyo akagare reka dukomeze ugasanga agatsindwa n'Imana si unubona bidakunze si kuri da nabi hatetera ariko bizaza kabisa uryo mu by'ukuri mu by'ukuri ki sinzi murabyita kugutenguha sinzi murabyita nyine ko nyine nabaye ikigwari ubura kubuza yuko nzagwa mwaha ntako nagize pe uko gafite ubugoryi bwinshi nyine bushobora gutuma nyine nicara nkabona ubugabo bwanjye ntabuhari ibintu birimo biratuma nyine agaciro kanjye ntagahari imbere y'umugore wanjye birimo biransaba kwigira unawe bikansaba gutamba urukundo rwanjye bikansaba gutamba buri kimwe mfite nk'umuntu w'umugabo ariko n'ubundi sitiri ntibikora nta kintu kimwe nagerageje uzi aho umuntu ashobora no gusuzugura imbere y'umugore ukababaza umugore wawe ukunda ariko ukunda ayandi mahitamo nyine ukabikora kugira ngo urebe ko ari cyo byabagezaho ariko sitiri n'ubundi ukabona aracyafite ubugore rero njye misiyo mbwije ukuri ni ukuvuga ngo ubu waraparitse reba igihe maze mwaha ngiye gupfiramo ngiye kuburiramo uri hanze mogane twumvikane jyewe ndamutse mpfuye ntuzanterekere ugomba gukora ibishoboka byose rafiki yangu ugasanga uriya mukobwa ukongera ko muganiriza bushya agasubirayo kuri uriya muhungu wa nkubito iriya mitungo ikagaruka iwacu nanjye nazava aha asanga ibintu bimeze neza sinzava ngo njye gusaba aho nimye si ubwo uravuga iki urabona utari kungerageza koko ubundi uje tukarya ibyo dufite bikeya wabiki ibyo dufite bikeya bidutwaye ubundi paka njye guta agaciro imbere y'umugore wanjye aho ngaho ndi kubibona ngo hejuru yuko ukeneye gusohoka ugasohoka usanga amafaranga yawe muri ibintu byo kwihorera uri gushaka ni ibiki ushaka kwihorera ku muntu wapfuye ngo bigende bite waba aretse icyo nkeneye ni amafaranga nakoreye gena nkubito twarayakoreye turayabona uyu munsi wa none abiswe nta nkubito uriya muhungu we nyine kuki ubwo butunzi bwahera kwa nkubito papa kandi aricyo mfungiye papa reka maze mubwire sibyo si ubwo icyo mbwira njye ko utari kuntekereza ariko ubwo wabuze ibyo ndi gucamo kugira ngo numve mugeze ku cyifuzo cyawe uba uri gushaka ko muri icyifuzo cyawe hanyuma ngewe urakora ibyanjye ni ibyawe ibyanjye nawe ni bimwe by'isi yego ibyanjye nawe ni bimwe ariko ngewe aho bigeze maze kubirambirwa pe maze kubirambirwa papa biri kunsaba ko sinyira umuntu ubu umuntu bwanjye bwararangiye imbuzi ko ntari so ku buryo washaka icyo ukora kugira ngo so ave muri uno munyururu ampurisi noneho mfite n'indwara ndwaye iyo ndwara ndwaye ndavuga ngo ese yanyicira ese ndamutse sohotse nakwivurisha iki ko bishoboka ko najya no kwivuriza hanze avuga ngo wakora iki none se ubwo umaze iki hanze si kuki umbwira ibyo ngibyo nkumva jyewe uri uranjanjagura ubwoba it's okay
kuki udashobora ko haje mu byo kurwaye kandi ukeneye kuvuzwa papa nawe ibindi byo kubyikorera njye ntago mbirimo njyewe jewe ndiho ndagutuma nka so kandi ndagutuma ku mitungo nakoreye imitungo nitanze uyu munsi wa none nkaba nyifungiwe igihe kingana gutya genda uyigaruze vuba umbwire ko wayigaruje nanjye igihe kiri hafi cyo kugira ngo mvaha nze nsanga nanjye ibyo naruhiye ubifite nk'umwana wanjye bitari kwa nkubito n'umuhungu we sawa wowe buri gihe nkubwira ibintu ntubyumve papa ndaza kugerageza ariko ni ubwa kangahe mbikubwira ndaza kugerageza nayingeze kuri ibintu nuko hahise hivangamo akantu ko kandi reka nkubwire sha ufite umutwe munini igihe waho nzavira hano amasaha baduha yarangiye uzaba ureba ndakubwiye ngo genda ukore yego sawa kandi ugire umunsi mwiza